Imana ishimwe cyane, turabashuje mwese mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Uyu munsi twongeye kunezererwa Imana iduhaye uyu mwanya wo kugira ngo tuganire ku byanditswe byera. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turarisanga mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma 35-36, ari nabyo bisoza iki gice cyangwa se iki gitabo cy'ibyo ku ngoma. Dusome icya kabiri cy'Abami 23 ndetse na Yohana ibice 7. Byanditswe byera by'uyu munsi bifite intego nyamukuru iri mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 7 umurongo wa 38, ariko wenda dusome umurongo wa 37. Umutwe wavuga ngo imigezi y'amazi y'ubugingo. Nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru, ariwo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara avuga cyane ati, umuntu nagira inyota aza aho ndi anywe. Umurongo wa 38 ari nawo ntego nyamukuru y'uyu munsi, jambo rikuru, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo yabivuze yerekeje ku Mwuka Wera w'abamwizera bendaga guhabwa, ariko ubwo Umwuka Wera yari ataraza, kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza bwe. Imana ishimwe cyane. Ni iri jambo nyamukuru ry'uyu munsi, aho ryongera kudukangurira kugira kwizera, kandi kwizera kwacu kugashingira ku kwizera umwami Yesu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo unyizera cyangwa se uwizera Kristo, imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, cyangwa se imigisha y'Imana, kugubwa neza, kubona imbaraga z'Imana bizaturuka muri we. Azaba umuhesha w'umugisha kuko yizeye umunyamugisha. Imana ishimwe cyane. Ibi ngibi ni amagambo Yesu yavugaga abwira abigishwa be. Ni byiza yuko natwe tugomba kuzirikana, tukagendera mu mbaraga zo kwizera Imana, tukagendera mu mbaraga zo gukorana n'Imana, kandi noneho inyota dufite mu byo dukora byose, mu byo dushakisha byose. Abantu bajya bagira ishyaka ryo mu buryo butandukanye, ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo umuntu nagira inyota aza aho ndi anywe. Iyi nyota ivugwa ntabwo ari iy'amazi, si iy'icyayi, si iya byeri cyangwa mitsingi, ahubwo ntabwo ari cya cyaka duhora tuvuga ngo cyaka kirangije ukajya gufata agacupa, ahubwo ni inyota yo gushaka Imana, ni inyota yo gushaka ijambo ry'Imana, ni inyota yo gushaka uburuhukiro muri Kristo. Abantu benshi bararushye, abantu benshi bafite icyaka, abantu benshi barahagiye. Ibyo byose babiterwa n'ibyaha, babiterwa no kutamenya Imana, ariko hari umuntu wabaruhura akabamara icyaka, akabamara inyota yo kwiruka mu bidafite umumaro, ahubwo bakegera Yesu Kristo, bakegera umwami Yesu, akabaruhura, akabakiza. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu bavuze ngo iyo umaze kumwegera ukanywa kuri ayo mazi y'ubugingo, akakumara inyota, akakumara inzara yo mu buryo bw'umwuka, akagukiza, ukagira umutima, ibitekerezo n'imyitwarire mizima, nawe uhereza abandi bakabona kuri ya myitwarire yawe, bya bikorwa byawe, bya bitekerezo byawe biba byahindutse byabaye bizima, ukabisangiza abandi. Iyo niyo migezi y'amazi y'ubugingo izaturuka muri wowe, nawe ukayigeza ku bandi. Ko ijambo ry'Imana ngo unyizera, wamaze kumwizera, imigezi y'amazi y'ubugingo izaturuka muri wowe. Ni bya bikorwa byiza, kwa kubana neza, kwa kubabarira, za mbabazi, rwa rukundo, kwa kugwa neza. Iyo niyo migezi y'amazi y'ubugingo igomba guturuka muri wowe, nawe ukavomerera abandi batarizera Imana. Imana ishimwe cyane. Yesu abahereza umugisha. Uyu munsi turongera kandi kumva icyanditswe cyera, cyangwa se ijambo ry'Imana igendanye n'icamake y'iki gitabo cy'ibyo ku ngoma.
cya kabiri kuko nibwo twagishoje. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana twagiye twumva incamake y'ibitabo byinshi. Uyu munsi tugeze ku gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, kiza cyuzuza incamake y'igitabo cya mbere twabonye. Muri Bibiliya bavuga by'Igiheburayo, bavuga yuko iki gitabo cy'ibyo ku ngoma cyaba icya mbere n'icya kabiri byose byari bikubiye hamwe mbere n'igitabo cya Ezira n'igitabo cya Nehemiya. Ibi byose byabarirwaga mu byo twita ibitabo by'amateka bya Bibiliya, cyangwa bikabarwa mu bitabo by'abahanuzi ba mbere. Iki gitabo cy'ibyo ku ngoma byari mu bitabo byiswe inyandiko zera. Aho ngaho mu gitabo cy'Abaheburayo niko babibaraga ko byari mu bitabo byiswe inyandiko zera. Kandi iki gitabo cyasozaga, nicyo cyazaga muri Bibiliya y'Abaheburayo, nicyo cyazaga nyuma, icyo bitaga canon drift. Mu Giheburayo icyo gitabo cy'ibyo ku ngoma bakitaga amagambo y'iminsi. Mu bindi bisobanuro bakavuga ko cyari ikinyamakuru cya buri munsi, aho itsinda ry'abanditsi bavuga ko barabanditsi bageze kuri 70 aribo bagihimbye, ubundi bakavuga ko ari igitabo cy'ibyibagiranye. Hari ayandi mateka cyangwa se ibindi bintu byavugwaga, bakavuga yuko hari ibyibagiranywe ari byo byaje muri ibi bitabo cy'ibyo ku ngoma, bikaza byuzuza igitabo cya Samweli, yaba igitabo cya mbere cya Samweli n'icya kabiri n'icy'abami. Kuko iyo urebye mu gitabo cy'abami n'icya Samweli, ibyinshi bigenda bigaruka bivugwa muri iki gitabo cy'ibyo ku ngoma. Hano rero bakavuga yuko umwe mu bantu, muhanga umwe witwaga Yeronimu, niwe wakise igitabo cy'ibyo ku ngoma, cyangwa se mu gifaransa dukunda kuvuga ngo ni chronicles, kivuye muri kwa kuvuga ngo ni ibinyamakuru bya buri munsi cyangwa se amagambo y'iminsi. Uyu muhanga rero niwe witwa Yeronimu, niwe wakise ibyo ku ngoma. Kwitwa ibyo ku ngoma cyangwa se inyandiko zera byerekanaga agaciro ijambo ry'Imana ryari rifite mu mateka y'Abisirayeli. Ibi kandi umwanditsi abyandika avuga ko byari bije gushimangira ibivugwa mu gitabo cy'abami n'icya Samweli nk'uko bagiye babigaragaza, kuko inkuru nyinshi iyo urebye usanga zihoreraho. Bishatse kuvuga iki rero? Iyo urebye muri ibi bitabo harimo urukurikira cyangwa se amasekuruza y'abami uhereye kuri Adamu, bagiye babaho Adamu, amasekuruza ye, abami bategetse Isirayeli, bakazamo umwami Dawidi, hakazamo Sawuli n'abandi bagiye babaho mu mateka y'Abisirayeli. Uhereye mu gice cya 10 havugwamo urupfu rwa Sawuli, kandi noneho agatangirana n'ubwami ingoma ya Dawidi, akazamo hano Samweli, aho yibandaga ku byabaye cyangwa se byaranze ingoma ya Dawidi cyane. Hanyuma inyigisho zirimo havugwamo ibintu bibiri by'ingenzi. Abami bagiye bategeka Isirayeli cyangwa se ubwami bw'Ubuyuda bategetse bumvira Imana n'abatarumviraga Imana. Uburyo kumvira Imana bizana umugisha ku miyoborere, ku bantu bumviraga Imana. Abami bategetse bumvira Imana bagatoza abantu kumvira Imana, abo ngabo Imana yarabashimye kandi irabahemba. Ariko kandi n'abandi bategetse batumvira Imana nabo bagiye babona ibihembo byabo.
rero nka bene data kurikirana izi nyigisho, ni byiza kumvira Imana dukurikije aho Imana yadushyize. Umwanya urimo uwo ari wo wose, agace uherereyemo ako ari ko kose, usabwa guhesha izina ry'Imana icyubahiro, kuko ntabwo turiho ku bwacu. Hari impamvu turi aho Imana yadushyize. Ntitube nk'aba bami bagiye bategeka bajya ku ngoma, bakayobya abantu b'Imana, bakabashora mu kumvira ibigirwamana, bagatuma abantu b'Imana bareka inzira y'ukuri. Mureke tuba abantu bageza abandi ku gakiza, tuba abantu baba abahesha b'umugisha, tube abantu bagira imigezi y'amazi y'ubugingo mizima itemba iva muri twe, ituma abantu baza kuri Kristo. Imana ibahereze umugisha. Ibyo nibyo mbifuriza mwese mu izina rya Yesu. Amen.